Muraho neza, harashize igihe kinini tutabonana kubera ko nanjye maze iminsi ntameze neza, ndarwaye, nari narasaraye ariko ndavuze ati uyu munsi ndabona ameze neza mo gake, ndi kuvuga ijwi rigasohoka, reka ne kwicisha irungu nze tuvugane ndebe ko twakorana ikiganiro. Niyo mpamvu ikiganiro tugiye kugirana kiraza kuba kigufiya ariko kirimo ubwenge bwinshi. Mbonereho n'umwanya wo kwihanganisha abantu bose batameze neza, by'umwihariko kugira ngo bakomeze bihangane, ibiri gutuma batamera neza babiture Nyagasani, niwe wenyine wo kubakiza no kubafasha kugira ngo byose bigende neza. Abantu mwese aho muri ndabasuhuza, by'umwihariko abari mu Rwanda, abari hanze, turabona ko mudukunda cyane kandi mukurikirana ibiganiro byacu byose tuba twakoze, tuba tubibona ko mubikurikira. Imana ijye ibaha umugisha. Ndabasaba rero kunyihanganira kuko hashize igihe kinini ntameze neza, ijwi ryanjye naryo murumva ko ritameze neza, ndarwaye, niyo mpamvu tutari duherukanye, ariko ndakora uko nshoboye niyo kubicisha irungu nyine mu mbaraga nkeya mfite, mbashe kubana namwe kuko nasezeranyije kutabicisha irungu na rimwe, nzabaha hafi. Muri aka kanya rero nongeye kubaha ikaze kuri Vizere TV aho muri hose. Turabibona ko mudukunda, mudukurikira, ibyiza dukora, niyo mpamvu mbashimiye cyane ngo Imana ibahe umugisha kandi mujye mukomeza no kuri mutube hafi mudushyigikire. Mfashe akanya by'umwihariko kugira ngo mbashimire uburyo mukomeje kutuba hafi no kutwereka urukundo. Muri ab'agaciro kuri twebwe, muri ab'ingenzi, niyo mpamvu twishimira kugumana namwe. Ntimuzaducike ngo mugende, muzagumane natwe, ahubwo dukomeze duhe ikaze n'abandi bose bazaza badusanga. Ejo twujuje abasubscribers 400, ni iby'agaciro cyane kandi nshimiye buri wese wabigizemo uruhare kugira ngo tube twabashije kuzuza abasubscribers 400. Ushaka kumva abasubscribers 400 ukumva ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye kubona abantu 400 bafata akanya kabo bakagukurikira, bakagutega amatwi, bakumva ibyo ukora, bakakuba hafi, bakakugira inama. Ni umugisha, ntabwo ari ukuvuga ngo na subscribers gusa kuko ni n'inshuti, ni umuryango mugari umuntu aba yungutse. Niyo mpamvu rero umuntu aba agomba kubishimira Imana. Mwese aho muri rero ndabashimiye, nkomeje nisabira buri wese ugiye kuri iki kiganiro musaba gukora subscribe, gukanda ku nzogera kugira ngo ajye abona ibiganiro byacu byiza, anakoreshe kuko hari benshi baba bakeneye ubumenyi nk'ubu tuba tukiganiraho kugira ngo bukoreshe mu buzima bwabo busanzwe. Hari ukuntu rero usanga inzira mba natanze cyangwa se mba nakoresheje ugera hepfo ntusobanukirwe neza, ugasanga harimo utuntu turi kugenda tukwisoba, ariko mfata umwanya nkagenzura komenti, nkarebamo, nkabasubiza, nkareba uwo byisobyemo gake nkamufasha kugira ngo ntacikanwe. Nk'ubushize twatanze ikiganiro cyerekeranye n'uko wakura posta z'urukozasoni kuri Facebook yawe. Hari abantu bagiye banyacyambwira ati ibintu byaradufashije, warakoze cyane. Ni ukuri nanjye narishimye ko hari ibyo nakoze, ni ukuri bikaba ingirakamaro kuri mwebwe, nanjye nibyo mba nifuza. Hari n'abandi banyandikiye bakajya bambwira ngo ngiye byanze kuvamo, nk'umwe ati ntabwo wakurikije inzira zose twakweretse. Rero izi nzira iyo tuzikweretse ntuzikurikize zose, ukagira iyo usimbuka, ntabwo ushobora kubikora ngo bikunde. Niyo mpamvu n'ibingibi tugiye kubereka uko babikoramo, cyangwa se n'abo babyibagiwe tugiye kwereka uburyo babyibutsamo kugira ngo ujye ukurikiza inzira zose tuba twavuze, kuko iyo ugize nimwe usimbukamo ntabwo bikunda, ntabwo ushobora kubona byavuyemo se cyangwa ibyo ushaka byakunze. Rero nubona hari utwakwisobye muri comment ujye utwandikira
noneho nze mbe nagufasha numva aho byapfiriye ngufashe kuko ubikeneye kandi ari ingirakamaro. Muri aka kanya rero tugiye kwiga uko wabona password za email cyangwa se z'imbuga nkoranyambaga uba waribagiwe. Urugero, hari igihe usanga ufite nka Facebook yawe warashyizeho ibintu byinshi ariko ukibagirwa password, cyangwa se ugasanga wafunguye nka TikTok wibagiwe password yawe, Instagram nuko, Gmail nuko, ugasanga mbese nta kintu na kimwe wibuka. Ugasanga ufite nka Gmail yawe yarasinziriye kandi iriho ibintu byawe by'ibanga cyangwa amakuru yawe y'ingenzi warabyibagiwe. Muri uyu mwanya rero tugiye kukwereka uburyo ki ushobora kugenda ukajya muri telefone yawe ufite ubu ngubu ukaba wabona izo password waba waribagiwe. Mbere na mbere yuko tukwibutsa cyangwa tukwereka uko ibintu uraza kubikora, making sure, menya neza niba telefone yawe hariho internet. Urafungura internet yawe biriho kuko hari step ushobora kugeraho bikanga ukabona ntibiri gukora. Kubera iki? Kubera ko nta internet ufite. Banza ufungure internet yawe, numara gufungura internet yawe making sure ko ufite internet. Ubwo noneho tugendane. Ubwo tugiye kugendana, fata telefone yawe, kuramo password yawe usanzwe ukoresha bisanzwe mu buzima bwawe busanzwe, twinjira muri telefone kugira ngo ujye kuri application yawe. Twagiye. Urabona muri application zawe za telefone harimo application menshi atandukanye. Harimo YouTube, harimo Google Chrome, harimo Gallery, harimo Instagram abazikoresha, harimo Facebook, harimo TikTok, mbese harimo WhatsApp, harimo ibintu byinshi cyane. Ariko twe ntandi hano turi bwigire, turigira muri setting. Nizere ko wafashe telefone yawe kugira ngo tugendane neza, ndagenda step by step kugira ngo hatagira akantu kaza kugucika. Mbivuga gakeya. Setting ndizera twese turiyo. Ukimara gukanda setting muri telefone yawe, urabona ahantu handitse Google, ukandeho. Nanjye nakanzeho. Ukimara gukanda kuri Google, urahita ubona ahantu handitse amazina yawe, email usanzwe ukoresha. Munsi yaho harimo akantu k'ubururu, ubwo ni nk'akantu ka kane. Habanza Google, hagakurikizaho email yawe, ubwo izina nyine yakoresheje kuri email yawe, hagakurikiraho email yindi wanditse ya @what, ujye kuri manage your account. Nta kantu ka kane ugakandeho, kari mu ibara ry'ubururu. Ukimara gukanda kuri manage your account, urahita ugwa ahantu handitse home. Hirya ya home, ubwo home iri mu ibara ry'ubururu. Hirya ya home harimo personal info. Ubwo uwo murongo waho niwo urascrollinga. Ubwo iyo tuvuze guscrollinga tuvuga gukanda uvana iburyo uganisha ibumoso. Urahita ubona handitse data and privacy. Data and privacy ntabwo ikanda, ahubwo uhita ukanda ahantu handitse security ni uri bwikandireho. Numara ukanda security yawe, uramanuka hepfo umanuke. Ukomeze ugira ute umanuke. Nugera hepfo urabona hari igifunguzo kiri mu bururu, mu kabara k'umutuku, umuhondo n'icyatsi. Munsi yaho mu magambo ahari urahita ubona aho bise manage passwords, iriri mu magambo y'ubururu. Uhakande. Ubwo ndizera nawe ko hakanze. Ukimara kwakanda, ahangaha rero niho bisaba internet cyane kuko ntabwo ushobora kuhagira udafite internet. Urahita ubona application zawe zose zo muri telefone. Urugero, nkanjye mfite harimo Facebook, harimo TikTok, harimo Kiku, harimo mbese ahantu henshi hatandukanye, Pinterest, harimo nyine application nyinshi cyane, harimo Twitter. Ariko njyewe ndimo ndishakira imwe nibagiwemo password yayo. Njyewe nibagiwe password yayo ni Facebook. Niyo ndahita nikandiraho. Nimara gukandaho barahita bambaza
password yanjye isanzwe ya telefone, kuko urumva abantu bakeka ko telefone yawe bashaka kuba bayihakinze, cyangwa se iyi ni security warashyize muri telefone yawe. Ushyiremo password yo muri telefone usanzwe ukoresha. Ukimara kuyishyiramo rero nkanjye, kuko ama-email nibagiwe na ya Facebook, ubwo wowe sinzi iyo wibagiwe ari iyihe. Ubwo urahita ubona ahantu hari akantu k'akajisho ugakandeho. Utujisho rero tukwereka password yawe na email yawe waba waribagiwe. Niba ubwo ari kuri email yawe wowe wibagiwe, urajya hano kuri google.com. google.com irahita ikwereka email zose uba warafunga uko zingana. Niba ari 6, niba ari 7, niba ari 8, zose nyine zihita zizaho. Ukande kuri aka kantu k'akajisho, uhita ubona uhita ubona password we warashyizeho waribagiwe. Uhita ugenda uyikoreshe, ubwo urabibonye. Ubwo ndakeka rero twamaze gukurikira kino kiganiro uburyo tugiye kubikora. Ubwo abo mwabashe kubikora bigakunda, Imana ihimbazwe. Abandi mutarabikora ngo bikunde, murasubiramo step by step. Niyo mpamvu kuko mba nzi neza ko hari igihe mba navuze ntihagire umuntu ubyumva neza cyangwa uri busy. Niyo mpamvu mfata document nkayishyira inyuma igaragaza step mba nakurikije step by step, kugira ngo na wa wundi ubikora gake gake ajye arebera kuri ya document namuhaye, akurikize step mba namuhaye, kugira ngo abashe kuzikurikiza agere ku cyo yifuzaga. Ndabashimiye by'umwihariko abakunzi banjye mwese muri kuri Vizere TV. Ni ukuri mbashimira uburyo mukomeze kunyereka urukundo, ariko mbisabira ngo tuzagumane kandi mukore share kugira ngo umuryango wacu waguke, tuzageze ku 1000 mbese tunakirenze. Ukimara gukanda ikiganiro ntiwibagirwe gukora subscribe cyangwa se gukora share ngo nshyigikire, ukande no kunzogera kugira ngo nihagira ikiganiro cyiza ujye ukibona mbere, dore ko tugiye kujya dukora ibiganiro byiza kandi by'ingirakamaro nk'uko dusanzwe tubikora, kugira ngo ujye bireba tubashe kuganira, kungurana ibitekerezo. Dore ko nababwiye ko nungutse umuryango, twese twungutse umuryango. Nitumara kwa benshi nzashyiraho n'urubuga rwa WhatsApp tujye duhuriraho, tuganire, tumenyane, kugira ngo buri muntu wese urujeho tujye tubasha kuvugana, twungurane n'ibitekerezo by'ubuzima busanzwe. Murakoze rero, Nyagasani abahe umugisha muri hose, kandi nkomeza kwa ikaze kuri channel ya Twese, kugira ngo igikura mukomeze mukora share. Imana ibahe umugisha, Nyagasani abarinde. Bye bye, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze kandi mukomeze munsengere nkire, utanza abakorere ikiganiro ntameze gutya, nafite ijwi rimeze gutya, nazaraye, munsengere ndabinginze. Murakoze rero, bye bye, ciao, bye, ciao, bye.